Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe dufatikanyije kwiga aya masomo ya ICT. Muri kumwe na IT Simeo. Uyu munsi wa none tugiye kwiga icyo bita TaskBar navigation. Bivuga iki? Muba muri kubona zino programme ziri aha hasi, zino ziba ziri aha hasi. Niho bita TaskBar, hano muri TaskBar. Bivuga ngo zino programme hari igihe usanga kuri machine runaka ari dutoya twegeranye, cyangwa se ari nini gutya ziri kumwe n'amagambo, cyangwa se ugasanga nta nizihari, cyangwa ugasanga ziri hano hejuru mu mutwe, cyangwa ugasanga ziri hano ku ruhande, cyangwa ugasanga ziri hano. Ibyo bintu rero nabyo tuba dukwiye kumenya uko bikorwa. Mu bundi buryo rero, bitewe na machine ufite, ushobora guca muri setting, hano setting, cyangwa waba utayiruzi ukaza ukandikamo ngo settings ukakirikaho, vuga ngo bahita bakujyana ahangaha unyuze muri setting. Nuvuga ngo rero hano hari icyo bita lock taskbar. Hano hari icyo bita automatically hide taskbar in desktop. Nuvuga ngo ninkanda kuri hide iwabona ko iri off, ninyigira on izi taskbar uzajya ugenda uzibure zigaragare ari uko upointinzeho mouse yawe. Urugero reka nzigire on turebe, murabona yuko zise zigenda. Ariko nimanura mouse nkayigezamo hasi zirongera zizamuke. Hari machine rero uzajyaho ugasanga nuko nguko bimeze, ntibizagucange. Iki nicyo bita TaskBar navigation. Ikindi hano ninyigira off, murabona yuko zirahita zigaragara, noneho zigaragare zose uko zingana. Hano hari ikindi, use small taskbar buttons. Urabona ko iri off. Ninyigira on, murabona yuko tubahe dutoya turegeranye tugiye ku ruhande rumwe. Ibi birimo biragaragara. Noneho ninyigira off, murabona yuko zirahari. Ariko ushobora kuyigira off nanone nkayihidinga, cyangwa ikabitari hidden iri big taskbar. None ningira small taskbar ndagira gutya zegerane. Ibi ngibi biragaragaye, ni isomo ryumvikana. Noneho ikindi hano ugomba kumenya nuko hari igihe uzasanga zino taskbar ziri iburyo cyangwa ziri ibumoso cyangwa ziri hejuru. Icyo gihe ugomba kumenya si ibi bintu nimba bingambamiye, wowe ukunda kubuzibona ziri hasi cyangwa iburyo, wabikuramo gute cyangwa wabikemura gute. Nukuza hano n'ubundi ukiri muri zi setting, hano kaza hano handitse TaskBar location on screen. TaskBar location kujyana ukuziha location, icyerekezo cy'ahantu zigomba kuba ziri. Murabona ko hano hari bottom nuvuga ngo ni hasi. Ariko ninjiramo hano ndabona light, ninkanda kuri light zirajya ku ruhande rw'iburyo, murazibona hano, murabona aho zagiye, murabona ko ari ngezi. Noneho ninza n'ubundi nkajya kuri top, murabona ko zagiye aha hejuru, kandi ziranahaguma. Nisubira inyuma urabibona zirahaguma, zikume hano hejuru. Noneho ni kimwe, ninzigira left zirajya ku ruhande rw'ibumoso. Rero ibyiza nuko wazirekera hasi, nibyo abantu benshi bamenyereye. Noneho hano hari utundi tuntu bita combine taskbar button. Hari icyo bita never, murabona yuko iyo nkanze kuri never, murabona ko zizana n'amagambo zitari combined. Noneho ninkora kuri when taskbar is full, murabibona changes zibaho. Ibi byose ugenda ubikenera bitewe n'ikintu uri gukora. Ninkanda kuri always hide, urabona ko ya magambo ageze gute avuyeho. Ibi ngibi rero ntibizagucange muvandimwe, ugomba kumenya dutekinike dutandukanye kuri machine yawe. Ushobora kuba button zawe ukunda kuzihidinga, uraza kuri automatically hide, zizajya zigaragara ari uko pointinzeho mouse yawe. Ikindi kirimo hano niho turi kuri TaskBar navigation. Noneho kuri TaskBar noneho ushobora kuza hano ku cyo bita background. Muri background rero ahangaha niho uhindurira ifoto, niho uhindurira iriya foto iza kuri screen yawe. Bivuga ngo murabona ifoto irimo ko ari igifoto cy'ubururu, ariko ninza gakanda hano kuri iyi foto yindi harazamo iyi ngiyi isigaragara ahangaha. Murabona yuko ya foto yanjye ageze gute yahindutse.
ikindi ushobora gukenera noneho gushyiramo ifoto yawe wafotoye ahandi hantu. Icyo gihe uraza hano muri browse bakakujyana kuri mafoto ya mashini, ugahitamo ifoto ushaka. Ninkirika no kuri iyi nkajya kuri choose a picture, urabona ko ya foto yanjye yamaze kujyamo. Ninsubira inyuma kuri desktop, urabona ko ya foto yanjye igize gute irimo. Nimba utayishaka ushobora gusubiraho n'ubundi ukajya muri settings zawe. Murabona yuko za settings ziza hano hasi kubera yuko nazifunguye. Njya muri setting rero nkajyamo iyi, nimba ntayishaka ndongera nkirike kuri ya foto narimenyereye igomba kubirimo. Noneho hano hari ikindi bita hano choose fit. Nuvuga ngo nuguhitamo uburyo ki ya foto yawe iraza muri screen. Nuvuga ngo nongere wenda nkirike kuri ya foto mbe nyisubijemo, wenda urabona ko ya foto yasubiyemo. Noneho ninza hano nkahitamo fill, hano murabona ko choose a fit. Nuvuga ngo fill igomba kuba yuzuye ya screen. Noneho njya kuri fit, murareba uko biye bugende. Fit iza ari agace gatoya muri ya screen yanjye, igafata mu gace gatoya. Noneho mpindura nkajya kuri scratch, urabibona uko bimera. Ugenda ubihindura ukareba bitewe n'icyo ukunda. Cyane noneho kuri tile nayo murareba uko izimeze, yigabuyemo uduce dutatu tile. Noneho ushobora no kujya kuri center ni hagati na hagati, murabona ko yafashe agaspace gatoya mo hagati. Noneho ninjya kuri span naho murabibona uko izimeze. Uhitamo bitewe n'icyo ushaka cyangwa ukunda umenyereye gukora wumva wisanzuyemo. Mwari kumwe rero na IT Simeo. Cyo nakwibutsa nuko wakora subscribe kuri channel kugira ngo uyigende ubona andi masomo azajya agenda akurikiraho. Kandi nagusaba yuko wajya muri comment ukatwandikira nimba hari isomo wifuza yuko tukugezaho vuba ahangaha. Ikindi nagusaba nuko wakora share. Hari umuntu ubuzi ukeneye amasomo nk'aya ngaya, wayamusangiza nawe akajya ayiga. Ikindi nakubwira nuko wakora subscribe. Byanze bikunze nta muntu waba utarakora subscribe.